Ndabasuhuje mbifuriza ibihe byiza abakunzi bacu abo tubana kuri Nta Mikino Online TV, namwe mwese mugenda mumenya iyi cano ndabifuriza ibihe byiza, ndabifuriza kugubwa neza, ndabifuriza umwaka mushya muhire w'uyu mwaka wa 2025, ndabifuriza kuzawugiramo byinshi, amahoro n'amahirwe, umugisha n'uburumbuke kuri byose, yaba mu cyerekezo, yaba no mu byo mugamije gukora byose, ndabifuriza ubunani bwiza rwose. Tariki ya mbere z'ukwa mbere 2025 ndabifuriza kugubwa neza mwese. By'umwihariko ariko ngarutse gushimira cyane cyangwa se no kugira icyo ntangariza abakurikira cyangwa se abamenye amakuru ya cryptocurrency, by'umwihariko mining API network, by'umwihariko tuganira turebera hamwe nyirizina ibyiza twinjiranyemo muri uyu mwaka, ibyo tuvuyemo uko byagenze murabizi benshi. Ubu ni umwaka waranzwe n'amateka atandukanye, ni umwaka waranzwe no kubaka, ni umwaka waranzwe n'amatangazo menshi ya Dr Nicolas na kwa timu, ni umwaka wagaragayemo ibintu byinshi bitandukanye, kandi buri mupaniya wese umayininga payi yashimishijwe nabyo nk'umuntu wakurikiraga update umunsi ku wundi. Iri joro rero cyangwa se iyi tariki ya mbere biragaragara ko noneho twinjiye mu wundi mwaka, umwaka mwiza udasanzwe, umwaka w'uburyohe ku muntu uwo ari we wese wamenye proje ya Pi Network, wamayininze Pi Network, kandi by'umwihariko akaba yaragerageje kugendera ku murongo nk'uko update zabimusabaga. Uyu ni umwaka officiellement w'impinduka, ni umwaka uryoshye, ni umwaka ushimishije, ni umwaka nyirizina unejeje cyane kuri buri muntu uwo ari we wese wamenye uyu mushinga, akabasha kumenya Pi Network cyangwa se akabasha kumenya amakuru nyirizina, akubahiriza ibisabwa nk'uko nari mbivuze haruguru. Noneho bakunzi bacu ba Nta Mikino Online TV, nagira ngo nkubwire ngo nkwibutse gukanda subscribe nimba ari ubwa mbere tubanye, cyangwa nimba dusanzwe tubana ukurikira ibiganiro byacu, cyangwa nimba ugira amahirwe yo kubimenya, ubundi uduhe like, usharinge, ukomentinge, biradufasha cyane kuko ni amakuru meza tuba tubagezaho kandi agendanye n'igihe. Bakunzi bacu rero, ntangira iki kiganiro natangiye mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2025, ariko by'umwihariko ukaba n'umwaka ushimishije w'uburyohe. Twinjiye muri faze nziza, umwaka twinjiye mu gihe cy'impinduka ku bantu bamenye iyi proje ya Pi Network. Uyu ni umwaka rwose pe, buri wese atangiranye akanyamuneza, ibyishimo, ibyiringiro, ukwizera, gusohorezwa amasezerano, cyangwa se no kugira ngo ibyo yaba yarakoze byose cyangwa se mu bikorwa bye byose bigende neza. Ni umwaka ushimishije mu buryo bwose kandi bufatika. Ariyo mpamvu mbabwira ngo ni umwaka ushimishije mu mpande izo arizo zose. N'abandi bamayininze andi makoini, ubwo uyu munsi baye ngombwa nkora ikiganiro kuri mining, ariko by'umwihariko ndatinda kuri Pi Network. Ariko n'abandi bamayininze andi makoini, hari amakoini menshi agiye kujya ku isoko 2025, ariko by'umwihariko ndatinda kuri Pi kuko ariyo iri determine, cyangwa se ariyo bigaragara ko ariyo mwami w'aya makiributo, kandi ariyo ifite ibigwi n'amateka byihariye kuruta ayandi. Niyo mpamvu rero ngiye kwivugaho mu magambo atari maremare cyane, ariko mu magambo numva ko ashimishije buri muntu uwo ari wese ukurikiye ikiganiro. Bakunzi bacu, uyu mushinga Pi Network mpereye ku mateka aranze 2024, nuko ari amateka yagaragajemo ibikorwa byinshi bihambaye, ibikorwa bitandukanye, kubaka ari ama utilities, gushaka ama application yari akenewe, kuyakorera test, kuyuzuriza ibyo yarasabwaga, gutanga ama KYC no gukora migration, kugira n'amasezerano n'ibigo bitandukanye. Ni umwaka urangiye bigaragara neza ko ari umwaka urangiye mu buryo bushimishije kuri buri mupaniya wese, kuko yari intambwe nziza twagombaga gutera kugira ngo twinjire noneho mu mwaka nyirizina, umwaka unejeje, umwaka uhambaye, kandi umwaka utangaje, umwaka w'uburyohe, umwaka w'ibyishimo, kandi umwaka udasanzwe ku muntu uwo ari wese wamenye Pi Network cyangwa se wamayininze Pi. Muri iki gihembwe cya mbere officiellement uyu munsi twinjiye muri Open Network, kuko igihembwe cya mbere twakinjiyemo
Dr Nicolas Nakwate mu bavuze ko igihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2025 aribwo hazabamo open network. Igihembwe kigira amezi 3 murabizi, ariko byavuzwe neza ko mu gihembwe cya mbere hafi rwose si mu mpera aribwo Pi network izashyirwa ku muyoboro mugari, ubwo igatangira gukora no gukoreshwa nk'andi ma cryptos cyangwa se nk'andi ma digital currency nk'ifaranga, kandi riri digital kuko n'igiciro cyayo cyamaze kugenwa. Abakurikira blockchain bakareba ibintu byubatswe, amakuru yose yaragaragaye. Igiciro cya Pi uyu munsi ntabwo ari ikintu kikibazwaho cyangwa kikitiranwaho. Buri muntu wese ufite ubasha gukurikira amakuru, kiragaragara mu buryo buri systeme, mu buryo buri pratique no mu buryo buri theory. Ibyo byose byabayeho, yaba amasoko yaragishyigikiye, yaba abacuruzi baragishyigikiye, yaba abanyenganda baragishyigikiye, yaba n'abapayoniya baragitoye baragishyigikira. Ibyo byose n'ibigwi byagezweho, ariyo ya GCV tuvuga agaciro k'314,159 mu idolari. Ubwo rero bakunzi bacu, abo tubana umunsi ku wundi kuri Nta Mikino Online TV, uyu mugoroba ntangiye iki kiganiro ngira ngo mbabwire ngo felicitation, congratulation, umwaka mushya muhire, umwaka w'ibyishimo, umwaka ushimishije buri muntu wese wamenye projet ya Pi network, kuko tuvuye imyaka yose turangije, urugendo rwari rurerure bitewe n'igihe watangiriye mining. Hari abamaze muri mining imyaka 5 irenga, ubwo kuva 2019 tugeze 2025 murumva ni 6, 2020 kugeza 2025 ni 5, 2021 gutyo bitewe n'igihe umazemo. Ariko nagira ngo nkubwire ngo congratulation, tugeze ku mwaka w'intsinzi, tugeze mu gihe cyiza cyo gutsinda no kwishimira igihe tumaze muri uyu mushinga. Ku muntu uwo ari we wese wamenye uyu mushinga akawunambaho cyangwa se akawurambamo, ni igihe cyiza gishimishije, kuko igihembwe twinjiyemo ni igihembwe cya open network mu buryo budasubirwaho kandi buri officiel. Ariko noneho by'umwihariko kikaba igihembwe bigaragara neza ko twabwira abantu ngo buri muntu uwo ari we wese yumve ko twinjiye muri faze ya open network bidasubirwaho. Si amagambo, si ibihuha, si ibintu twitiranywaho. Ni igihembwe cyiza cyane, ni amakuru ashimishije, ni umwaka ushimishije kuri buri muntu uwo ari we wese wamenye iyi projet ya Pi network, cyangwa se kuri buri muntu uwo ari we wese wamaze gusobanukirwa neza uyu umurongo mugari cyangwa se n'umuyoboro mugari w'ibyo yagombaga kubamo cyangwa se no gukora. Noneho rero dukurikiye byinshi birimo biragenda bitangazwa, uko amasoko azakora, ibiganiro byinshi bitandukanye bamwe na bimwe mugenda mubikurikira, uko ama exchange yiteguye kwakira Pi, cyangwa se uko inganda n'abashoramari n'abandi bacuruzi bose biteguye gukorana n'iri faranga ry'ikoranabuhanga rishyashya rigezweho rigiye guhindura gahunda z'imicungire cyangwa se y'imigenzereze y'ubukungu yari isanzwe ku isi. Ibintu byose bigahinduka ariko byubakiye kuri Pi network. Nk'uko mubizi neza ko Pi ari imwe mu buryo bw'imibare, ari imwe muri unite cyangwa se ari kimwe mu bimenyetso byekivara matematike cyangwa se mathematics, bitewe n'uko n'ururimi bivamo cyangwa se imibare. N'ubundi Pi network nayo ije kumera nk'iyekivara amafaranga asanzwe, yaba ikoranabuhanga yaba mu ntoki. Aya yose araza gusanga unité centrale afite ari Pi network, bitewe n'ibigwi n'amateka cyangwa se n'ibinyabuzima mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa bwa tekinoloji cyangwa se bw'ubukungu. Kwa timu na Dr Nicolas bubatse hamwe nyirizina na Amerika rusange, kuko ntago izi mbaraga zubatse ibintu ari imbaraga za kwa timu gusa cyangwa Nicolas. Ni imbaraga bigaragara ko hari abandi bakomeye b'isi bari babiri inyuma kugira ngo bubake uyu mushinga uzabashe kuba umushinga mwiza uzazana revolution economics ku isi. Ibi ni ibintu bishimishije rero, tukaba twinjiye mu gihe cyiza, igihembwe cyiza. Buri muntu uwo ari we wese ubu bunani mpamya neza ko umuntu uwo ari we wese wamenye Pi uyu munsi ari umunsi mwiza wo guserebura, ari umunsi wo gutekereza neza cyangwa kwishimira ibyiza umushinga wa Pi network waba waragezeho, ari umunsi udasanzwe
kuko tuvuye mu gihe cy'imbanzirizamushinga, tuvuye mu myaka yo gukora, tuvuye mu myaka yo gutegura no kubaka, tugeze mu mwaka noneho wo kwishimira ibyo twagezeho, dutangira kubikoresha mu buryo buri official cyangwa se mu buryo bwa nyabwo bugaragara bufatika. Ariyo mpamvu ba pioneers, bavandimwe, inshuti zacu, bagabo namwe basore, bakobwa namwe babyeyi, mwese umuntu wamenye uyu mushinga, umwaka mushya muhire, awenjoyinge, yaba ujya mu misa cyangwa se mu nsengero zitandukanye, yaba bari mu kazi gatandukanye cyangwa se n'uba uri mu rugo cyangwa se n'uba uri mu ngendo, uwo ari we wese aho uraba uri hose, umwaka mushya muhire, kuko twinjiye mu mwaka mwiza cyane w'uburyo ushimishije kandi unejeje buri muntu wese wabashije kumenya poroje ya Pi Network cyangwa se no kuyikora neza, kubahiriza ibisabwa nk'uko nabivuze. Noneho rero nk'uko twabitangarijwe cyangwa se nk'uko twagiye tubimenyeshwa na Dr. Nicolas na Core Team, nuko update dufite officiellement twinjiye muri phase ya Open Network cyangwa se Open Mainnet mu buryo budasubirwaho. Ntituvuze ngo itariki ni iyi ngiyi ya mbere, ariko noneho igihembwe cya mbere twakinjiyemo cy'umwaka wa 2023 nk'uko byatangajwe ko ari hafi aho. Yabivuze rimwe abisoramo kabiri, bivugirwa henshi hatandukanye. Ni ukuvuga ngo ya phase tuyinjiyemo mu buryo buri officiel, twinjiye muri phase ya Open Network, ariyo phase nziza ishimishije ku muntu wese wakoze uyu mushinga, kuko ibyo yaruhiye agiye kubibyaza umusaruro. Buri muntu uwo ari we wese, ndahamya ntashidikanya ko uyu munsi ari umunsi w'intsinzi, kuko agiye kumenya neza kandi yishimire igikorwa cyiza yakoze cyangwa se n'ibyo yakoze bimunezeze, kandi kuko agiye kwinjira mu gihe cy'impinduka z'ubuzima bwe, nimba wari uri mu cyiciro kimwe ugiye mu kindi, kuko poroje ya Pi Network ntabwo ari poroje izaza ngo ni amafaranga ubonye yo kugura ibirayi cyangwa se yo kwikenura cyangwa se yo kwishyura umwana minerivare cyangwa yo kubakamo inzu gusa cyangwa yo mbese muri make yo gukemura ibibazo byoroheje mu buzima busanzwe. Ni amafaranga yakozwe ku buryo uwagiriwe umugisha wese akamayininga iyi coin cyangwa se iri faranga, ari amafaranga yakozwe kugira ngo uzagira umugisha wese wo gutunga payi zizamuhindurira ubuzima n'umuryango we na future ye cyangwa se avenir ye, ni mu ndoto ze no mu byo akora byose, ubuzima buhinduke mu buryo buri aparama. Ibyo ni ibintu bigaragara mu buryo buri appearance, ubuzima buhinduke mu buryo bwa nyabwo. Biseriye rero, njyewe ndishimye cyane kuko nagira umugisha wo kumenya umushinga. Nawe ndabizi ko wishimye, nimba utanunishimye kubasha kumva iki kiganiro cyanjye, gerageza wishime kuko ni inkuru nziza kandi ni igihe cyiza cyo kwishima. Gerageza utangire kumva ko igihe umaze mu buzima butandukanye cyangwa se uvuga ngo uri ukomeza kwizengurukaho, ukora ariko uvuga uti nubwo ndi kuri intera hari aho nashaka kugera ariko ntaragera, hari ibyo nsabwa gukora ukora ijoro n'amanywa kugira ngo urebe ko hari icyo wageraho. Shima Imana ko benshi bagiye muri uyu mushinga ni abantu bigaragara neza ko Imana yari yabateguriye kuzaba abanyamugisha cyangwa kuzakira, bakaba abaherwe, mbese bakaba abatunzi bafatika, apana bya bindi byo gushakisha ngo mfite utuntu ndi kumanaginga, urugero nubatse inzu nguze n'imodoka ariko se ko nabuze assurance, ko nabuze iki. Iyi fazi irarangiye. Mfite iduka runaka ariko ndimo ndarwana nuko nasaba credit nongeramo, cyangwa se ndashaka gushinga shop runaka cyangwa se business runaka, ndashaka kubaka inzu ariko ndabona iyo faze yo uba mu buzima bupfundikanya cyangwa se buhora bwibaza ngo ndava he ndajya he. Buri pioneer, every pioneers, nuko akwiye gushima Imana ko uyu mwaka urangiye rwose pe, ari umwaka w'ubutsinzi kandi w'intsinzi. Twinjiye ariyo muri faze nziza, igihembwe cyiza cyane gishimishije cya Open Network, igihe tugiye kugaruza igihe tugiye gukoresha cyangwa se igihe tugiye kubyaza umusaruro igihe twakoresheje, dore ko nta bishoro byinshi byari birenze uretse kwizera gusa ku muntu ufite smartphone,
akamayininga, akuzuza ibisabwa, agakurikira budeti. Icyasabwaga ni ukugura bando, ikindi cyasabwaga ni umwanya, ikindi cyasabwaga ni ukudacika intege. Ibyo ni ibintu bitatu byaranze uyu mushinga. Ikindi cyasabwaga ariko nyirizina ni ibyo bitatu: icya mbere amayinite, icya kabiri smartphone, bando, smartphone, umwanya, kubiha umwanya no kwizera ibyo bintu urimo. Nibyo bintu byaranze uyu mushinga. Ubwo rero bakunzi bacu bo tubana umunsi ku wundi kuri Nta Mikino Online TV, nagira ngo mbifurize umwaka mushya muhire, kandi noneho umwaka w'igitangaza, umwaka nyirizina utwinjije muri faze ya open network. Twarindiriye imyaka itari mike, ariko uyu munsi igitego tukaba tugitsinze, abantu twinjiye muri 2025, tukaba twinjiye mu mwaka mwiza cyane ushimishije utangaje. Nimba wari ubwo menye channel yacu cyangwa se nimba dusanzwe tubana nkuko tujya tubabwira cyangwa tubibutsa, ujye dukandira subscribe, liking, sharing, commenting, biradufasha cyane kandi iba ari inyunganizi uduha. Gira ibihe byiza, umwaka mushya muhire, urye ubunani neza kandi wishimire umwaka ugezemo, umwaka w'amateka meza, umwaka w'impinduka nziza, kandi umwaka w'ibyishimo kuri buri mupayoniya wese. Mugira amahoro.